Tubahaye ikaze aha ni kuri channel Harvest Bible Fellowship Rwanda kandi turabashimira cyane mwebwe mukomeza kudukurikira kuri John Samvura official. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, mujye musigana comment kugira ngo turusheho gusangira ibyiza byo mu ijambo ry'Imana. Mu minsi yashize twari dufite amasengesho y'iminsi 40 aho twakoreshaga igitabo cy'ubuzima bufite intego cya Pastor Eric Warren kugira ngo umuntu wese amenye uburyo yabaho afite intego kandi muri izo ncamake bitamusabye ko biriya bintu byose 40 abifata mu mutwe. Ni karibu Pastor. Murakoze, turabashimiye kandi duhaye ikaze n'abatwumva bose, cyane cyane nabo mu itorero ryacu Harvest Bible Fellowship Rwanda. Twishimiye kandi kuganira namwe. Mu mibereho y'umuntu ni byiza ko agira intego agenderaho. Kubaho udafite intego bimeze nk'uko wafata urugendo ukagenda utazi aho ugiye, aho ntumenya ko wagezeyo, ntumenya ko wayobye, ariko iyo uzi aho ugiye uragenda ukumva nugerayo biragutera gushimwa ngo hahande nari ngiye nahageze. Koko ku munsi wa 39 wari umunsi wo kuringaniza intego. Bisobanura ko atari intego imwe, ni intego nyinshi. Dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso 5 ku murongo wa 15, aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Aha harerekana yuko iyo ufashe urugendo rwawe, iyo ufite intego yaba y'ubuzima yaba y'imibereho, uba uri mu cyerekezo kigendanye n'iri jambo ryiza ry'Imana. Mu itorero ryacu rya Harvest, ni itorero nkunda, rigendera ku ntego. Dufite intego twubakiyeho yo guhesha Imana icyubahiro no gusohoza inshingano nkuru twasigiwe n'Umwami wacu Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Nuvuga ngo nukuba uhamye ufite intego, utari umuntu uraho gusa upfa kujyanwa n'ikintu cyose kibonetse, uba ukomeye. Rero ibi twagomba kugira umwanya wo kubitekerezaho cyane kugira ngo turebe zino ntego zacu dukwiye no kuringaniza tuzishyize mu ntambwe 5. Intambwe ya mbere ni uguteganya. Iyo washoboye gutera intambwe yo guteganya, mu by'ukuri uteganya ibintu byinshi. Iya kabiri ni ugutunganya, kandi ibyo gutunganya ntutunganya kimwe, nyine aba ari byinshi. Hanyuma iya gatatu ni uguhuza ibikorwa, ni za ntego zitandukanye tugiye guhuza. Iya kane ni ukugenzura. Iya gatanu ni ugukontorora. Dushobora rero gutekereza ku buryo bwimbitse cyangwa burambuye dushingiye ku ntego tugenderaho. Nk'ubu hari intego dufite y'uyu mwaka wa 2023, ariko nayo ubwayo iza ifite ishingiro ku ntego n'inkingi twubakiyeho. Iyi yo iravuga ngo tuzakomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurutaho, tuba nkore bandebereho nka Gideyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutuguriza gukomera no kutwubahisha. Ntabwo tugenda nk'abatazi aho bagiye, tugendera ku ntego, kandi uri kuri izi ntego koko ubuhamye uhagaze neza. Noneho kugira ngo dufate urugero rwiza rw'umukozi w'Imana washoboye gutunganya gukora ibi byose, turashaka kureba umwami Hezekiya. Ni amagambo dusanga mu Ngoma za 2 ibice 31 ku murongo wa 20 no wa 21. Aho haranditse ngo uko niko Hezekiya yabigenje mu Bayuda hose, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahenyurwa imbere y'Uwiteka Imana ye, mu byo yatangiye gukora byose kugira ngo ashake Imana ye iby'umurimo wo mu nzu y'Imana
iby'amategeko n'ibyategetswe yabikoraga neza akabisohoza. Yakurikije rero uru rugero yateye n'izi ntambwe. Cya mbere ni uko yakoze umurimo wo gukiranuka. Yabanje gutunganya intego ze we ubwe muri we, kugira ngo atavuga ibintu nawe ubwe adahagazemo. Akora ibyo gukiranuka bidahanyurwa imbere y'Uwiteka Imana ye. Imana iramureba irishima. Cya kabiri, yakoze ibyo mu nzu y'Imana, kandi abikora neza. Icya gatatu, iby'amategeko n'ibyategetswe nabyo arabitunganya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yabikoranaga umwete wose akabisohoza. Uburyo rero bwo guteganya iyi mirimo cyangwa se ibyo yagomba gukora tubisanga nanone mu Ngoma za kabiri ibice 29 ku murongo 3, kuko yabitangiye igihe yari atangiye gutegeka ubwoko bwa Isirayeli. Akora umurimo w'Imana neza. Icya mbere ngo yakinguye inzugi. Haleluya. Ngo asana imiryango. Iyo ugiye mu mateka usanga abami bamubanjirije barakoze ibintu bibi bituma n'inzugi zikingwa, ibyakorwaga birahagarara. Bahagarika n'amaturo, bahagarika ibyakorwaga byose. Cya kabiri rero yakoze, yashubijeho imihango mu rusengero. Mwibuke ko hari icyo Imana yari yabwiye ubwoko bwayo, iravuga ngo iminsi mikuru mbahaye muzajye muyubahiriza. Iyo yose abami bamubanjirije babikuyeho, ariko atangiye gutegeka aravuga ngo nkwiriye kugambirira gukora ibyo Imana ishaka. Abikora kandi amaze gutunganya ibye. Cya gatatu ni uko yashyizeho abatambyi n'Abalewi mu mirimo. Nabo bari baravuyemo barigendeye, kuko ntacyo bari bagikora. Nta mwami wari ubashyigikiye, kandi abo bami bariho byitwa ko bayobora ubwoko bw'Imana, ariko babuvana ku Mana kubera ko Satani yayobeje imitima yabo. Intambwe ya kabiri ni ugutunganya. Arababwira ati, ubwo mwihaye Imana muzane ibitambo n'amaturo babitangana umutima ukunze. Ayo magambo ari mu Ngoma za kabiri bya bice 29 no ku murongo w'9. Barabitunganya kandi babikora neza. Intambwe ya gatatu ni uguhuza ibikorwa. Ezekiya yahuje ibikorwa mu Ngoma za kabiri bice 29:35. Aravuga ngo batangiye ibitambo by'ubwoko bwose. Ibyo bitambo tubisanga mu Balewi. Hari ibitambo by'uko bari amahoro, hari ibitambo byo konswa, hari ibitambo byo gutambirira ibyaha by'ihongerero. Ibyo bitambo byose bari abami bamubanjije bari barabikuyeho, ariko we mu ntego ze abisubizaho kandi Imana inezezwa nabyo. Hanyuma barabikora, batanga ibyo bitambo n'amaturo ndetse n'ibitambo by'amashimwe byose barabitanga. Cya kane ni ukugenzura. Yari afite ubuhanga bwo kugenzura kugira ngo amenye yuko bya bindi yatangiye, bya bindi yateganije byagezweho. Nabwo dusoma ayo magambo mu bice 29 ku murongo w'9, kuko yabajije abatambyi, arababaza ndetse n'Abalewi, arabaza ngo kuva aho ubwoko bw'Imana bwazaniye amaturo n'icyacu bagatanga n'ibirundo, mwabonye byaragenze gute? Baramusubiza ngo kuva igihe byaziye ngo twahereye ubwo turya, kandi ibirundo byakomeje kuba byinshi. Hanyuma atangira no gukontorora, aravuga ati ni byiza ko nkontorora kugira ngo menye uwo nshinze buri kintu kigende neza. Nabyo biri mu Ngoma za kabiri bice 31 ku wa 11 na 12. Ahaho ndaza kubasaba dusome aya magambo mu bice
30 na kimwe ku wa 11 aho haranditse ngo Hezekiya ahera ko ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka, barayatunganya. 12 bashyiramo amaturo na kimwe mu 10 n'ibintu byejejwe ari abanyamurava. Umutware wabo yari Konaneya w'umulewi, agakurikirwa na murumuna we Shimeyi. Urumva yaragenzuye aravuga ati bizajya bikorwa n'aba bano nibo nzabaza bino kandi babikoraga neza. Ategeka rero ko ibyo bintu bikorwa kandi bigakorwa neza. Iyo ukomeje gusoma ntabwo yarangirije aho, kuko yashyizeho n'abaririmbyi bo kuririmbira Imana. Ayo magambo nayo tuyasanga mu Ngoma za 2:29, nuko ngo Hezekiya ategeka abantu gutambira Imana ibitambo, ashyiraho n'abaririmbyi ngo bakiririmba igicu cyuzura mu rusengero, ngo abantu bari baraho bose bikubita hasi baramye Uwiteka, ndetse n'abatambyi ngo babura icyo gukora kuko Imana yari yaje iri kwikorera umurimo. Iyo wagendeye mu ntego, iyo uzihagazemo neza, Imana iragufasha ikabana nawe. Ntabwo icyari gikorwa gikwiye gukorwa wenda n'aba mu itorero ryacu gusa, n'abandi bose urumva ko bibareba. Cyane cyane ku bayobozi ni byiza gukurikirana buri kintu cyose nuko gikorwa, kugira ngo ushobore kwegereza abantu Imana. Ushobora kubikora uyobowe mu buryo bwa ya ntumbero washyizeho, ukabikora mu buryo bwo kugira ngo n'abantu ushinzwe bashobore kujya bamenya uko bashobora kwitwara mu gihe nk'iki ngiki. Pase, ariko nk'umuntu, hari abantu umvaga abatambyi, abarewi, batamba ibitambo ngo asubizaho abaririmbyi, ntahite yumva neza ibyo bintu. Nta buryo wabitubwira cyangwa ukabidusobanurira, mbese ukabumufasha myumvire, ukabidusobanurira wenda nko mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kuko ni ukubaho ubuzima bufite intego. Ariko hari umuntu udahita yumva ibyo bintu wenda kuko atigeze afata umwanya ngo asome ibyo bintu bya Hezekiya, akaba atari kumva neza ibyo bintu. Nta buryo wabidusobanurira mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Murakoze. Ni koko ibyinshi dukunze kubihereza ku ijambo ry'Imana tunashingiye kuri ya nkingi ya mbere ivuga ngo tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Ariko hari abandi baba batwumva, noneho bigatuma atamenya umurongo w'ibyo tuvuze ibyo ari byo. Ariko nanone uko tugenda tuganira bazajya bagenda babimenya. Umwami Hezekiya, kumutangaho urugero, uba wumva umeze nk'uruko ry'ubuki. Yari umugabo mwiza, kandi n'ibyo Imana yamuvuzeho iravuga ngo yagendanye ingeso nziza nk'iza sekuruza Dawidi. Ntibavuga se Ahazi, ntibavuga sekuru wa hafi, bavuga uwo mu gisekuruza kigiye kera kuko ari we watunganye, kandi izi ngeso kuko zaramuranze. Tugiye rero mu ruhande rwacu nk'abandi bantu bashobora kugendera kuri izi ntego, bagaterana izi ntambwe kugira ngo intego zishobore gutungana, nko guteganya. Mu minsi ishize hano twari dufite abakozi benshi batandukanye barimo bubaka. Hari abubakaga hano twicaye, hari abari bashinzwe parafo n'abashinzwe amakaro yo hasi, hari abashinzwe imirimo itandukanye. Mu by'ukuri kugira ngo ibyo bigiye gutangira byabanje guteganya. Wari ufite vision, umuyobozi mukuru yarateganije avuga ngo bino nitubikora gutya bizaba byiza. Noneho amaze guteganya ashaka ibyangombwa byose bigendanye n'ibizakorwa. Harimo amakaro, harimo amarangi, harimo amarangeti, harimo n'izi ekara turimo tubona. Yarabiteganije ariko ntago cyari kimwe, byari byinshi. Noneho atangira umurongo wo kubitunganya. Ubwo yaragiye ku ntambwe ya kabiri. Buri kintu n'ugishoboye niwe wakigiyemo, kuko ntiyari kuzana uwubaka parafo ngo amushyire mu makaro hasi. Ntiyari kuzana umuntu ubaza imbaho, murabona hano hari amameza menshi, ngo abishinge umuntu usiga irangi. Nuvuga ngo buri wese yari afite ibye. Hari n'abandi bubakaga hariya inyuma, twese twagiraga
hano ku itorero warabibonaga, nabubakaga ikibuga cy'abanyeshuri bazakiniramo n'abatunda amabuye. Byari ibintu byinshi biri mu ntego nyinshi, ariko ibanze ryabyo ni uguteganya. Hanyuma noneho gutunganya, harimo abakozi batandukanye muri buri gice. Twinjira rero ku ntambwe ya gatatu yo guhuza ibikorwa. Ni ukuvuga ngo byari ngombwa ko haba umuntu uza kureba ngo mbese abo twabwiye ko barashyiramo amakaro barahari, agasanga bahari, akavuga ngo kuri iyi ntego kiratunganye. Akareba wa wundi nanone ushinzwe ibya parafo, n'abagomba gutunda ibintu, n'abari mu kibuga hirya cy'abana bazakiniramo, n'abatunganya hariya kugira ngo abana batazajya bahasitara, kandi hari n'abarimu bari kwigisha. Ibyo ni uguhuza ibikorwa kugira ngo urebe ko bikorwa, none ukajya kubigenzura buri kimwe cyose ku ruhande rwacyo. Abarimu bigisha abana baraho, ntakareba ati bano bana bari busitare kuri aya mabuye, hari abantu bari kubakanaho ibihakwiriye pave. Ariko hari n'abari muri media team, nabo bari mu mirimo yabo, hari n'abaje gusenga. Imirimo myinshi wakwita intego nyinshi, kandi buri kintu gifite ko gikorwa. Ibyo bintu rero kuko biri gukorwa muri bwa buryo bwo guhuza ibikorwa, umenye ngo kino kirakorwa, kino kirakorwa, ujya muri kwa kugenzura buri kintu ku mwanya wacyo ngo urebe ko cyakozwe neza. Niko kugenzura, ukagenzura ukavuga uti reka njye kugenzura aho media team irimo ikorera, reka njye kugenzura aho bubaka amapave bari gukorera, reka ngenzura uko abana byitwaye, reka ngenzura aho bazakinira uko byitwaye. Nibyo kugenzura. Hanyuma hakaza gukontorora, no gukontorora kugira ngo umenye ko buri kintu cyakozwe mu buryo kigomba gukorwa, umenye ko niba wasohoye amafaranga muri iki ko yatanzwe uko agomba gutangwa. Ibyo ni ntambwe 5 ubirebye zireba buri wese mu mibereho ye, kandi iyo ubikurikije mu by'ukuri uhagaze neza muri za ntego. Ntabwo uri umuntu ugenda nk'utazi iyo ugiye. Ibi nibyo ni n'ubuzima bwo mu rugo iwacu, kuko nanjye ubwanjye njya nkontorora, njya ngira umunsi wo gukontorora, ikindi gihe nkagenzura. Hari umunsi negeze ndeba mu kabati ndi kugenzura ko matasi naguze arimo, ngiye kubona mbona hari ayo bagiye bamena, none akayishyira mu kabati yerekeje hirya ariko atakigira umukondo. Iyo ugiye rero gukontorora urahamagara uti ibi ngibi byagenze bite, ukabona gukontorora ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ugiye gukontorora ubuzanye ubuyobozi nyine mu bantu. Iyo rero ni imirimo igomba gukorwa. Hezekiya uyu mukozi w'Imana nawe yabikoze gutyo neza, n'abatamusobanukiwe ni umwe mu bagabo b'intwari. N'ubu tujya tugira abagabo b'intwari bakora umurimo w'Imana. Hari ibintu tubona niyo duhuriye aha ngaha, ntihari igihe usanga ibintu byahindutse, none se ubona byitegetse bikizana ngo twishyize aha. Hari ababa babiteganije, hari ababikoze, noneho tukabona ibintu biragenda biba byiza, tukabishyira muri ya ntego ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Urumva dufite ibyishimo byo kuba dufite vision y'itorero ryacu, vision iyerekwa ryiza ririmo intumbero ishimishije yuko buri wese muri twagomba kugendera ku ntego. Icyababaza nuko twasoma ziriya ntego, tugasoma ziriya nkingi, noneho hakaba hari umuntu uri hirya yabyo akabifata mu mutwe gusa. Ariko iyo tuzigendeyemo, ikibitubwira ko tuzihagazemo ni bya bintu 5 birimo no kugenzura, birimo no gukontorora, kugira ngo turebe aho buri wese ageze muri uyu murongo. Imana imumugisha cyane pasiteri, mwebwe mudukurikira, ni byiza, ni umugisha kuba turi kumwe. Imbaraga tuzikura kuri mwebwe mudukurikira. Imana iduhana umugisha.